Most nigga Really? Here, my queen. Thank you. There's a bag of baby nago byemewe. I have to put it down. That's all good. That's good. That's good. All right. Thank you, Sherry. Ah. Mama nishimiye twasohokanye Sherry. For life. Njyewe nawe baby tugomba kubabaza abanza. In this life. Baby, Thank you. Thank you, life, honey. no. I love you. Down mukobwa nshaka gusmoka. Musa shabuye we mukosora hagati yanjye. Yiriwe. Oh. Yiriwe neza. Muraho. Brownies. Neza neza. What do you want to have, babe? Anything for you, my queen. Anything. Red wine. Jesus Christ. Red wine. Hey. Namwe. Ikonje shusho. Ikonje, of course. Ikonje. Namwe wine tubaha. Njewe uramikira. Share tugomba gushare. Baby mitiramo. Turasharinga Sherry, tugomba gusangira. Ko mfite igifu cyo gapfa. Oh yeah, igifunda kivura. No, ndasabye. My bonde berakano kari soft bokaji. Okay, nari. Turasangira. I like it. Alright. Yes, wine. Red wine. Red wine. Yeah. Dry or sweet? Oh, sweet, of You're course. so sweet like a wine. Honey. Caramel. Thank you for loving me. Thank you too. Buryo nkunda ndabibona kandi uranyihanganira bihagije. Sheri no kuri. Nyina ugikora udukosa twinshi ariko nyine umutima wanjye kukuvaho byaranze. Erega nukuri nta rugo rubaho cyangwa urugo rwubatswe. Udufashe kara gatebo kajyane. Byoherwe. Nta rugo rwubatswe. Rudashingiye mu kwizera. Ashe nawe Trust comes first. Ukora amakosa menshi. I know, baby. Oh, umuntu ukuntu njye ndisha umutima. Ndayibaza uko ntejo bundi nagufasha. I am a man. I'm a man. Like nukuri I know, right? But first of all, cheers to us. To the new beginnings of life. Yeah. Sorry. Ilakarishira kanyako. Now, honey, something. Yes, we feel so. Niwe neza. No, chef. Ukaze muri Antonov. Thank you. Antonov rero muri smart cyane muri tayari ku kazi. Yes. Nditwa Chef Willy. Twabafasha iki mu gikora. Chef Willy. Ariko amwumvisha. Yeah. Cyane ibintu cyo cyitwa kuri service nziza bya nyamubwira. Cyane. Yaduhaye menu se. Oya baby ndikumva menya atari ngombwa. Okay. Weri ya mutima wacu ushaka kurya none. Sheri njye urabizi nkunda ibintu birimo fish. Urashaka fish? Ntago ari fish. Fish. Bakumere fish nacyo. Muhereze fish niba yashaka is all good. Anything for her. Izani na chips. Okay. Na salad. Yes. Banzo zanibye. Oh yeah, Sheri gute si nawe mubwire. Okay. Kora gafiriti n'agaceri n'agachicken. Chicken leg. Chicken bero cyangwa chicken guru. Nakoze cyane. Hey, that's the system. So big. Ahantu hose ufite blague kandi wowe wakoze amakosa warangiza ugashaka kugira uzana ibintu bya joke kugira. Mu Kinyarwanda baravuga ngo nuba indaye zabe indaya ku mugore wawe, nuba indaye zabe indaya ku mugabo wawe, kandi ikindi ushaka kwibebeza yibebeza ku mugabo we no ku. Sheri hariya nagufatiye buriya hari ku mugore wawe wabaye indaya. Uriya mukobwa nzamukuramo amaso. Biriya bintu by'abakobwa baza bagasigira imyenda mu rugo. Ntabwo binshimisha niyo bari ababest njye ntabwo nabyihanganira. Ikabwira baby. I promise you byose from now on ndashaka nagize guteje umuntu nagize gutya mba ndwaye umutezi baby urabiyoka. Ndakubwira nti ingurube ngomba kubivamo nta kongera gusa. Kandi noneho warangwije bose bigaramiye ari ngiye nza kukuvura kujyana kwa muganga nkuvuza muri ibintu byose. Zirashinge sinzongera nararahiye. Ndavuga n'ukuri kw'Imana sinzongera ibi ndaga ari ibintu rwose. Yego nyine twiyunze ni ugutangira urugendo rushyashya ariko ntago nyine hari igihe mbitekereza nkahita numva waransuzuguje pe noneho kudukobwa tubi nka turi kujya mu bakobwa nk'abariya nta kintu na kimwe wamburanye kwereza akuzi ko ngiye ntigeze nguca inyuma. Ibyo bintu byararangiye mbabara tubiveho pe byararangiye nyine ariko narakubabara ariko nubisubira nge naye imishinga dufitanye kubana bizahita birangira. I promise you I'm a changed man. Okay.
nahindutse ubu tugiye kubaka ibishya dukomereze ku byiza ariko ibaze kujya mu kazi ugasanga ibibazo wajya no kuri boyfriend ugasanga hari ibibazo ibi byarangiye it's over wajya gumfasha nyine nkahora ndi muri mood nziza gusa uba wumva ndi muyihese babari no kuri nagarutse ku cyanga cyanje ubu ngubu nahandi ngomba kujya back on my changas all right so anyway mu gihe dutegereje ibyo kurya agira ngo nkubwire ngo I'm sorry ahubwo ndumva telefone yanjye imeze nk'abari kohereza message ya nkubwire ngo I'm sorry nitwongeye gusubira mu bya nyuma ndashaka gukunda wenyine kunyereka ko umugabo wahindutse so good kuko ni nago wahiga udukwavu tubiri amem time what you know every man has to pass through that shit buri mugabo agomba kunyura mu bintu nk'ibi message nyine uzindi ubwe turi mu hose bebe uri kureba iki iyo message ni yande ko wayitinza sorry sheri ni iki bebe kwandikira n'abandi bagabo sheri telefone yanjye si yarimo hariya nyine none se umugabo kwandikira n'indi kwandikira ibyo bintu ngo urabona ngaho reba ni Rwema nyine urumva Rwema namunaga Rwema mayasi haraza gute hano nyine Rwema wa mu boss nigeze gukorera nyine urabizi ko navuyeyo dushwanye kubera yuko nyine hari ibyo yansabaga bikanga urumva none yaye kumbwira ngo yagiye gusaba yo gasaba urupfu yoga ngo shungu ndi kukurira ngo sa neza winabisoma ngo baguye wibisoma ariko baretse kubisoma nawe ukifata ugafata iyo message imbere y'umugabo urumva bikwiye none se sheri ubu ngubu basi ndi kumwe nawe ngiye mbangira ngo mbeho honest imbere yawe that's not being honest I mean ashaka kubona some things they are not being seen by the man calm down sheri urabizi ko mukunda sibyo iyo mba shaka kugenda cyangwa kugutembeka mba naragiye wanyereka Rwema yokema gusa none se ubu nahisemo gufata initiative yo gusezera akazi ari uko nishimye njye nago nagucinya murabizi ndakuba suko ntahura n'abagabo benshi nago nari kuba narasezeye kare akazi urumva iyo nza nari kuba naremeye ibyo mbwira byose niyo nzu n'imodoka kabindi erega sheri ndagukunda kandi ngukunda ukuri urabizi sibyo umutima nta kintu na kimwe nagendeyo ngukunda just umutima wanjye waragukunze gusa sibyo kandi wumva utuje jewe nta kibazo twagirana kiretse wawe ubwo nutukomeza amara y'umugabo atembagwamo Rwema aragushaka what umva genda umubwire yuko abanshaka tuba dufitanye gahunda ntajya nitaba abantu naje ntafitanye gahunda nabo wabyumvise Rwema kwakira message abari hano kano kandi ibi ni ibintu mwa planning sheri sinabikubwiye yuko yaraye kumbwira ngo ari kumwe amenya gute ahantu uri wowe usohokera gute ahantu Rwema ari none se sheri kubizi yuko wambwiye ngo dusohoke nkakubwira ngo tujye mu kabari brother wanjye abereyemo manager tubateze Rwema afite nomero yako none se yagushizeho tracking device kujya gutracking ahantu hose iki akabari brother wanjye akoramo ntabwo kazamo abandi bakiriya nese ubu ngubu nigeze mubwira ngo basi tuhahurire ubu nabafitanye gahunda nawe nemera yuko tuza guhurira ahantu wansohokanye asheri wagiye unyumva ko baby let me tell you something I swear naje nje kunywa wine yanjye numva nishimye ariko ntabwo nkinyweye hayo nkinyweye sheri unakoze iki ntabwo nkibinyweye nese Rwema niwe turi kumwe agusheri ibyo byose nabimena niki nakimena waretse uzi ko abantu bari kutureba basi wamba bari ko abantu bari kutureba kumhore ntabwo nkora inkore none se ubungubu ninjye mbwirwemo ngo nyandikire yarankoreye aza gute hana zigute hana hantu uri none se aka kabari ni keza nta muntu n'umutari mana nk'ubu cyamugeza nk'aha ngaha nkakwereka waretse ariko waretse wambabariye ndakwinginze urabizi ko ari we nkunda wenyine sheri wambabariye koko waretse kumera gutya abantu bari kukureba kumbe urashinja wowe uca inyuma sheri we naragufasha ariko njye ntiwigeze umfata ni ibintu biri ku matelefoni biri muri process bari kubinsaba ntabyo nigeze nkora sheri kambwiza ukuri aya ikirahure sinkimene aya masaha mubonye hagati yawe nawe umwe ndamutera ikirahure I don't joke sheri waretse kumera gutyo ndakwinginze direct mu mutima nese basi ninjye ushaka kwica basi nyicira ari hehe yibeshya nze hano basi nyicira wenda nicwe n'umuntu nakunze ntabwo nakwica nakoze amakosa urambabarira no umva ndagukunda urabizi nta wundi mugabo nakurutisha umva abanereta inshuro nyinshi ariko nta muntu nigeze nemerera sibyo umva nta gahunda mfitanye nawe kandi ubyumve wumve ko twe tuje gutangira urugendo rw'umwana wacu mushyashya nyuma y'uko nguhaye imbabazi wanshinye sheri ndagukunda urabizi nukuri je t'aime sibyo kandi ntukagire umujinya nk'uwo ngo uhite ubigaragaza mu bantu sibyo ubwo reka tubwire umuseriveri azana ikindi kirahure dukomeze uburyohe bwacu
Boss Rwema arambwira ngo komeza gutinda arizi. Hako mwebwe muranshaka iki ko ari namwe munansenyera mu mbuzinuzi. Umva genda umubwiye ngo ndakwiyamye na gahunda mfitanye nawe. Ikomeza kunsenyera. Je yaje hano we niwe genda ugaruka hano Petit. Ndakubita umuntu hano sheri, ndakubita umuntu z'abahungu zavuye. I am killing someone. Ndakubita umuntu. Sheri wo yabyihorera ambara neza ariko ambara neza turi kuri date. Baretse koko tuje kuvuga gahunda yacu yo gutangira. Urabona aho heri agaruka. Ako ntubisi ko yava ngo nta bukwe butaha butagezwe n'orezo. Twagiye security sheri. Umva. Erega ufite umugore mwiza abantu bose baba muri. Bose ntabwo bizi. Nanjye mba mpangayitse ko afite umugabo mwizereka. Atangiye kwimenya ko uri mwiza rero. Abahuje abantu barogana sha. Ndabimbwiye. Sibabimbwiye ko ndi mwiza. Kandi ikiza nuko tugirana ibibazo nyuma y'ibibazo tukabasha kongera kubana neza sibyo? Ntuzategereze ko wenda tuzaba mu rugo rwa paradizo nubwo dufite gahunda yo kubana ariko ikiza nuko tuzajya turenga hejuru y'ibibazo dufite. Oh, sheri wanjye yagize accident kirahura cyameneka wamuzanira iyindi wine. Sheri ndabona n'izuba rije. Basi reka twongeye twambare drip zacu. Sibyo? Are you happy? Yego. I'm happy sheri. Shokore ko ndi kubona utishimye uri I'm fine now. I'm fine with you. Nanga rero ibintu bashaka ibyo bintu tubikure mu buzima. Yibaze ngo kuntu twe tuje ngo kuvuga ngo kuntu tuzabana n'igihe tuzatanya kwana ngo no kubana tuzabya ariko ndebera n'ibintu bayibaye. Shu. Kano kajyanye ndashaka komeza kureba gahina ndi guca mu. Zora bavuze ko ushaka kufotora reka tugafatira Snapchat. Wagize accident wansohokanye tuje kwibuka. Zana icyo kirahure cyawe wamenyese. Tuzajya twibuka ku buryo wakoze accident tuje kwibuka. Me and my baby. That's sad. Sure. Meanwhile, tugufashe iki? Shoye ni warwemo umwe nakoreraga kuri kakazi nasezeye nakubwiraga. Nyuma sara kora iki kuri imeza ya? Ntabwo mbizi sinzi icyo aje gukora sizo bafitanye gahunda. Ushobora kuvanga. Sikiza kijana. Wewe tulia tuli hujawa na kashi, unanielewa? Unanielewa wewe? Uyu nguyu ukomeza ukunguko. Ninjye wabigize mu ruhare. Unasikia? Tubigenza gute? Umva bari gutwata ndabizi ibyari byo. Kurya basha. Namuza. Abandi bari he? Tuze bose aramusokanga. Sebigenza gute? Umva mbonye baza batwataka ntazi ibyari byo ahubwo sheri wanjye ari hehe. Tujye kureba shiri. Agiye. Umeze neza. Ari fine. Sorry. Tagenze gute? Sorry sheri. Ngiye umuntu aje twataka rwose ntumbaza ukuntu byagenze kandi wari siko. Bino fasha ngaho kuri utu. Agatipe ngo nagombo kaga. No, ariko ntabwo byumvikana. Abantu bafite amafaranga bariyemera kumva ko amafaranga yatuma babona ibintu byose kandi ntabwo byari. Uramuka. Ako bro urakoze kuntu abantu. Warakoze kunyigisha karate kabisa. Nakoze sha. Umeze neza ariko. Urakoze. Ingoto barayivuga. Ufashe guhanagura ahangaha. Barangije. Sho tujya kwicara mu gicucu sibyo? No. Reka twicara mu gicucu. Ariko narimbisha sheri narimbisha. Bazakumenyerera narimbisha. Usanga nakutagize. Ariko reka mbabazi. Ni gute ngiye mbangaje kugira ngo mundinde? Bose nakutagize ni wabonye umusaza uramukobwa koko. Yarafite imbaraga. Reka mbabwire. Afite umwitozo. Ngiyeho ndabirukana cyangwa umusha wenda ukata. Aya boss, tubabareka kabisa nakutagize pe. Ariko boss Boss, inama nziza ngiye nakugira. Hejuru y'umukiriya bari undi boss. Ibintu twari tubikora mu buryo bwiza byafashe cyane n'ukuri. Kuri mukobwa nabonye atoroshye na musaza we bari hariya pe. Reka mbabwire.
hari ishuri ryitwa Kesa urumva murarizi mwese turarizi Kigali Elite Sports Academy ntabwo ndizi igisabwa cyose ndagikora ariko muzongera kunkubitisha ntabwo bizongera boss tugiye gukora umwitozo kabisa nta muntu uzongera kuwukora turabigusezeranyije Pole Sheri pole ari bahisha abahambirwa ihangane mukanya ndakumasa wababaye cyane sorry isiko n'ishati bayiciye do ihangane tuzagura iyindi uziko yacitse biri seriye koko nka buriya bigenze gute koko kugira ngo batwatake sibyo nakubwega none se buriya wabonye naba nifitanye gahunda nayo nkamuguteza koko uriya muntu ahubwo ni igisimba abantu nk'abariya babaho mu Rwanda ngayibaze tuje kwipangira gahunda zacu z'ubukwe abantu baratwatatse kandi twari tuje kwiyunga mu bibazo nyine umuntu ava mu bibazo ajya no mu bindi kose koko wabonye naraguciye inyuma uriya muntu dukundana navyemeye nakoze bebe navyemeye kandi shenda ndashaka kugira ngo ubwire ikintu kimwe nukuri wakoze Sheri wakoze uri umugore w'indwanya ahubwo kandi kagakarati kavukana na Gentiri cyangwa na Jackie Shanyine na brother yadufashije urabona ikiza cyo gusohokerana wari umuntu wawe sha brother sinzi we uriya mwana mama moye ngombe muremere mama moye muremere mama muremere akunda iki subizi se nyine yinywera ka sport gusa oya ndashaka ikintu gifatika twamugurira niba mugurira nk'akamoto niba muhereza nk'akamiliyoni agende yiteho I don't know anything that he wants wamugurira UPI natwe tukiyubaka okay wumvise ukuntu yakubwiraga ngo ngomeze gutya ngo kubera we kandi ubizi yuko amafaranga yanjye mba nayakoresha nawe ukansipoiringa uko ubishoboye baby let me tell you something I promise you wankijije wamfashije nanjye ndagupromisinga kuzagukorera ibirenze ibi kandi umbabarira aho nakugomeye shenda kubabarira ko ndagukunda kandi niteguye gukora buri kimwe cyose kizatuma ngiye ngumana nawe nanjye niteguye gukorera buri kimwe cyose kandi ntabwo nari bizi ko brother yakwigishije karate nibyo uzi ko wantunguye akoze mugere wakubise nagiye kubona umugore ngo nyuro yajya muhongo mugore urugentiri mugore wanjye uyu mugore ntazakubitira mu nzu mbebe nubwo amena abona umeze kuri ya Sheri nyine yabinyigishije kugira ngo mwese cyangwa hagize ikibazo nyine turi kumwe na mama mbashe gutabara mama nyine niyo mpamvu yabinyigishije kandi wabonye ko nta kintu na kimwe kidafite umumaro iwanjye mubyara neza nashatse aheza cyangwa ugiye kunyanga kubera yuko nyina karate oya umugore nk'uwo undwanirira abandi bagore baba bashaka ngo abagabo bajye bitambika barwanira amatuza bayamene ariko wowe ntibuswere kwimugire nkavuga noneho ngiye ku mugabo wanjye akanyamuneza karagarutse umva kuri Sheri wanjye nta kintu ntakora umva n'umuntu namuca umutwe bibaye ngombwa ariko ntabwo natuma bamena amaraso iyo umuntu nkunda uri umugore mwiza ndagukunda Sheri karame kuva uyu munsi ndagusezeranya yuko cyo kubera umugabo mwiza kuva uyu munsi nta dukobwa na tumwe uzongera kwiteza cyangwa kwitaba kuko wanyeretse ko nyitayeho kurusha abo bakobwa bose nagiye nirukamo wanyeretse ko uri umugore undwanirira ufite ishyaka undi atayiruka haba wose ugasanga bari gukiza ugasanga ariko ntacyo mbaye nubwo akaguru bakababaje turaza kubivura Sheri abagiye inama Imana irabasanga sibyo nidufatanyiriza hamwe tuzagera kuri byinshi sibyo Imana ikomera umugisha Sheri kandi vubanga n'ubukwe bwacu tubusubike ndusubiremo nguheshe icyubahiro ku karubanda h'abanyarwanda batigeze bari turabusubukura bakunzi baganza filimi nongeye kubasuhuza ndizera mumeze neza ndizera muri amahoro reka twizere ko n'abatameze neza mu minsi iri imbere bizagenda neza nta mpamvu yo kwiheba ugifite ubuzima ugihumeka mumaze rero kureba iyi episode irimo ubutumwa twabonye ahantu haba harimo umukire wirata ubutunzi wumva yuko hari ikintu ashobora kubona bigendeye ku mbaraga afite z'amafaranga ndetse no kumva yuko afite abarinzi bakomeye ariko ndashaka kubamenyesha yuko hejuru y'imbaraga
ndetse n'amafaranga, haba hari umuntu ukurusha amafaranga ndetse akurusha n'ubushobozi. Byakabaye byiza aho kugira ngo ukore ikintu mu nzira mbi, wabitwara neza ukabasha kunegosiya n'umuntu mukabasha kumvikana, kuruta ko wakumva ko nta kintu wabura. Burya n'umukire ntabwo ashobora kubona ibintu byose uko abishaka. Ushobora kuba ufite amafaranga ariko amafaranga ntabwo yagura ibintu byose. Ndetse twongeye kubonamo n'umukobwa, aho nakinnye ndi umukobwa ndi kumwe na fiancé wanjye, twe tuje kwiyunga. Mu kwiyunga niho havutse saga, kuko nari naravuye ku mukoresha wanjye nsezeye kubera kutabasha condition nakoreragamo. Rero byagaragaye yuko nabasha kurwana ku mukunzi wanjye. Ibyo bita yuko umugore adashoboye nawe arashoboye. Umuntu wese umuhaye umwanya nawe akagira ubushake yashobora, kuko gushaka n'ugushobora. Mbwira abakobwa ngo mureke kwitinya, namwe murashoboye. Icyo abahungu bakora namwe mwagikora, kandi umuntu wawe koko niba ari umuntu wawe ntago wagakwiye gutuma agwa mu byago, wamurwanira kugeza naho bikomeye nkuko mwabibonye byabaye. Rero unity is power. Ngewe na sheri wanjye ndetse na musaza wanjye aho twe twasohokeye twashyize hamwe, kandi tubasha guhashya umwanzi wari uduteye. Rero ndumva ku mpande zombi buri wese akuyemo isomo, twigire kumenya ntitwigire kwibagirwa. Murakoze.